Haleluya. Nagize umugisha wo kubona abantu batandukanye tuziranye muri riteraniro, ubwo baramukije by'umwihariko. Amen. Mazina ni Twagirayezu Theogene, ndi w'Inyanza mu Majyepfo. Niho nkorera umurimo w'Imana, nyobora itorero ryitwa Kavumu, niryo mbereye umushumba, ndi umupasitori. Hanyuma turacyatuye ariko turimo tuza gutura i Kigali. Turimo tuza gutura i Kigali, vuba tuzababwira aho dutuye. Igikondo ni Imana niba ari hishima ubwo naho, ariko turanejejwe n'Imana nanjye ndemeye iteraniro. Dufite intashyo twari tubizi kuva mu cyumweru gishize, twamenyesheje bene data. Murabizi ko no kuri status ubu ngubu babicika, ushyiraho umuntu wese akakubwira ati tuguhaye intashyo kandi Imana izabane nawe. Korera intashyo za bene so nimuzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma ntabwo turi butinde, nta bindi nivuga nzi. Cyakora ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 4, ngira abahungu 2 n'abakobwa 2, kandi ntimugire ngo ni batoya. Mfite umuhungu wiga muri kaminuza, mukurikira arimo arasoza, ari muri 6e. Umukobwa ubakurikira yiga mu wa 3, hanyuma dufite n'undi wiga mu wa 3 muri primaire. Nabo ngabo na mama wabo turashimira Imana ko kiduhagazeho. Imana ishimwe cyane. Tubazaniye ijambo ry'Imana rero rivuga ku bana n'Imana. Batubwiye ko uyu mugoroba witwa umugoroba usaba Imana impinduka, musaba Imana kwitabara, musaba Imana kugira ibyihindura. Impinduka dukunda iteka niziduhindura zituganisha heza. Abakene iteka basengera gukira, abakobwa basengera kuba abagore, abasore basengera kuba abagabo, abashomeri basengera kubona akazi. Si byo se? Hanyuma nashatse kumenya ibyifuzo rero by'uwamaze gukira yarasenze. Nza gusanga niyo umuntu yamaze gukira asigara afite ibindi byifuzo. Ntabwo umuntu ajya agera ahantu atagikeneye Imana, keretse utayimenye ntibazababeshye. Ubu rero niyo mpamvu ushobora kuzabona umuntu ari umuntu muzi ko ibiryo bihari bihagije, Imana yamuhamugisha, ariko ukabona atinda hano akahava nyuma yanyu. Burya nta yindi mpamvu, aho yahuriye n'Imana n'icyo bavuganye kimutera gutindana nayo no kuyishakisha. Nyuma rero ukibaza uti ko nge mparara nsaba ibiryo, nsaba umugabo, bandi babibonye baharazwa n'iki? Iki turaza imbere y'Imana nicyo twavuganye nayo, naho twahuriye. Nta muntu wakunda Imana adafite icyo ayikundira. Umuntu wese akunda Imana, umuntu wese akorera Imana, umuntu wese ashakisha Imana agatindana nayo bitewe n'uko yayimenye, bitewe n'icyo yakoze mu buzima bwe. N'ikimenyimenyi dufite abantu batinze cyane mu rusengero imyaka myinshi. Yakubwira igihe yakirijwe wumva ari kera cyane, ariko wakwitegereza ugasanga uburyohe bwo mu rusengero n'Imana ntabwo agafite. Wamushaka impumuro y'umwuka wera ukayibura. Muri makeya ari mu rusengero arahatinza, hamaze igihe, ariko hamaze icyo gihe kingana gutyo atarahura n'Imana ngo mwiyereke. Mpamvu yabiteye ntugire ngo ni iyindi, nuko yaje rimwe na rimwe aruhukira mu maboko mabi. Akihagera bahita bamwereka ko abaye umuntu ukaze cyane wo ku rwego rukomeye. Atangira kureba abicaye aha bose abahindura abapagani, atangira kureba abaririmba ku murongo w'imbere muri korari akavuga turiya ni mugenzi wanjye. Muri makeya apfira ahantu aho hagati, bimutera guheneberera aho ngaho. Hanyuma rero icyo agifite uyu munsi ni imyaka amaze mu rusengero. Kubwira ati tugura sejemu nari impari, mu batanze amafaranga yaguze akabanza gato kari harya hepfo narimo. Ntibigeze bamutora ngo umuyobozi w'amasengesho, ntaraba umuyobozi w'abagabo, ntaraba umujyanama mu nama nyobozi, ntaraba umujyanama muri korari mbese. Ariko arababwira ati mizi y'ibiti iri hariya tuyirandura, mwebwe ntimwari muhari. Mwari ujya ugenda gake, genda ageze ahakare. Mushumba witonde, genda ambya hano, ibyaha n'igize uko bigenda. Imana ishimwe ko ari Imana nziza kandi ihora yiyerekana buri munsi. Na bene uyu munsi ku uyu mugoroba turashaka ko Imana igira icyo ikora mu buzima bwe. Soma ijambo ry'Imana, igitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 18,
na 19 aho hafi, hanyuma tuganireho dutandukane. 18 duhereye ku murongo wa 19. Ku murongo wa 19, n'abafite iyo muri telefone biremeye kuyireba, ni nabyo byihuta. Nabazanye Bibiliya mubumbura nimugire vuba, abandi nabo bifate mapfubye. Nese ko WhatsApp irimo na Facebook n'ibindi, ariko atabonye nuko ashyiramo na ka Bibiliya nibura ngo akirike turebe ijambo ry'Imana. Unimpamo da byo mpagaza hamba mbireba, ukabona umuntu yifasha akanezezwa nuko musomera mukamwumvira, kaza gutavuga ati twafashijwe, bati tubwire mwafashijwe niki. Ati hari umugabo munini waturutse Nyanza. Yavuze iki? Haravuze ngo Nabushake arababwira ati nimubwire Hezekiya nonaha muti umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe n'ibyiringiro ki. Uribwira, ariko ibyo wibwira ni iby'ubusa, ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana, ariko uwo wiringiye ninde watuma umugandira? Erega wiringiye urubingo rusadutse, intwaro nirwo ni rusadutseho, intwaro nirwo Egiputa umuntu yarwishingikirizaho, rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira. Kandi muvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu. Mbese siyo Hezekiya asenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu? Nuko rero usezerane na databuja umwami wa Ashuri, ubwanjye nzaguha amafarashi 2,000, ni wowe ubwawe wazibonera abajyaho. Wabasha ute kwirukana umutware n'umwe muto mu bagaragu ba databuja, kandi wiringiye Abanyegiputa ko bazaguha amagare y'intambara n'abagendera ku mafarashi? Mbese uzamutse gutera aha akaharimbura atabitegetswe n'Uwiteka? Ngo Uwiteka niwe wamubwiye ati zamuka utere icyo gihugu ukirimbure. Kadekera twenda gusoza turi busomeza buriya 20. Hanyuma muntiza amaso murebe hano, ko ntuze kugira ngo jewe hari ucyo wambonamo, jewe nduyu nyine ureba ko hari undi mpagarariye kandi duhagararanye hano. Ngo abazungu bazanye ivanjiri mu Rwanda, basanze umwami Nyanza hari iwacu, ngo arabaza ati muturutse, bati tuzanye ubutumwa. Ko bagendaga bahindura abantu rero bagirana ibibazo n'umwami, ngo bigeze arabaza ati ariko ko mwavuze ko mwazanye ubutumwa, ko mudataha? Bati wadutumye twarazanye. Bati burya turakora raporo akayibona uwo munsi, ntibizadusaba gutaha. Hanyuma nanjye untuma, wantumye mpagararanye nawe hano, niwe ufite imbaraga zagira icyo zirema mu mutima wawe. Iyi nkuru dusomye ndagira ngo tuyivugeho umwanya muto dusenge. Twumvisemo amazina, ko ndagira ngo ngira amazina make mvugaho. Vuge ku iri zina ry'uyu mugabo witwa Nabushake, tuvuge umwami wa Ashuri witwa Senakeribu, tuvuge n'umwami w'Abisirayeli witwa Hezekiya wo mw'icyo gihe. Iyi nkuru ikurikira indi mu gitabo cya mbere cy'Abami. Izi ni inshuro bateye abantu bo mu Ashuri batera Abayuda cyangwa Abayisirayeli, babatera inshuro zirenze imwe, barwanya intambara nyinshi zitandukanye. Ariko kuri iyi yari intambara igiye kuba ku nshuro ya kenshi. Mu gihe cyabanje, muri iyi nkuru dusoma mu gitabo cya mbere muri Yesaya mu gice cya 21, niho mushobora gusanga uyu muntu bwa mbere yamutumyeho, yatumye ku mwami w'Abisirayeli w'icyo gihe, aramubwira ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko abagore bose beza ufite ari abanjye, amafaranga yose ari muri banki zo mu gihugu uyobora ari ayanjye, iby'igiciro byose bihari ari ibyanjye. Ibyo bintu urabyemera cyane ubyemera? Ngo babibwiye umwami aha, baravuga ati ndabyemera. Ibyo umwami avuze niko kuri, ndabyemera.
ngo basubirayo babwira umwami wa Ashuri bati yabyemeye. Aravuga ati sawa, ubwo abyemera nuko yemera imbaraga zanjye. Ngo iyo nama yatumaga k'uyu mwami ngo yari igizwe n'umwami wa Ashuri ngo n'abandi bami 32. Iyo usomye Bibiliya isobanuriye rero ivuga ko abo bantu 32 bari bamukikije ngo bari abatware bayoboraga uturere mu gihugu yayoboraga, ngo bose bicazwaga imbere ye no kumuramya no kumuha icyubahiro, ngo bose barabyemeza bamuha amashyi baravuga bati twumvise ibigwi byawe uri umwami ukomeye. Bamaze kumva iyo nkuru ubukurikiyeho ahita atuma izindi ntumwa bukeye, ngo ahita atuma noneho mugende mubwire umwami w'Isirayeli w'Isamariya aho ngaho w'Abisirayeli mumubwire ko ibintu byose bihari navuze ko ari ibyanjye akabyemera bishaka. Noneho ndabikeneye abinyoherereza. Ngo bakibimubwira ngo nawe ateranye inama y'ikubagaho nk'iyi Imana yateranye aka kanya nk'iyabera ahangaha yo kukurengera tukabona Imana izamuye ibendera ryo kunera. Ngo begeranye bose baravuga batako gasuzuguro ntitwakemera, nimutume kuri bamenya mutume kubahanuza. Ngo bahita bapanga amasengesho y'ikubagaho. Ngo bakiri mwayo masengesho mu mwanya muto cyane ngo umuhanuzi ahagurukira muri bahita avuga ati noneho rero Imana yanza ku gasuzuguro k'abantu basimo kwazana kirimo. Imana iravuze ngo mubwire uwo mwana umubwire izo ntumwa zigende zibwire shebuja ngo ucyambara umwambaro w'urugamba atabaye ntazavuga ibigwi nk'ukuramo atabarutse. Imana yacu twiringiye asuzuguye ubwoko bwayo ariko ari nayo asuzuguye. Iyi rero ivuze ngo Imana ishimwe cyane, iyi rero ivuze ngo ako gasuzuguro ntiyakeme muri iyi nkuru ya kabiri. Amen. Ngo barabimubwiye azabiranywa n'uburakari ngo azamukana igitero kandi atera yarabatsinda. Baragenda rero arashyekirwa. Aha ni mu nkuru ya kabiri rero. Noneho rero ikindi gihe aravuga ati ndasubirayo narabamenyereye. Ngo ahita avuga ati ndagiye. Rero mureke mbabwira hari abantu badakwiye kumenyerwa. Hari igihe umuntu azaza none abone biremeye ariko ubutazagaruka agira ngo ni bimwe byo hambere byari bihari kandi atari byo. Niko bimeze. Kubera ko yaje utaratindanye n'Imana, none wafashe umwanya wo kuza gutindana n'Imana. Yaje utaherukaga mu masengesho. Abantu badaheruka mu masengesho imbaraga z'umutima zirashira bakanamuka bagatinyuka ibyaha gahoro gahoro bakagenda bashiramo buhoro buhoro bikazarangira abo bantu nta mwanzi n'umwe utabanesha. Bungera ibinta muzababona natwe duhorana nabo. Muri make y'amasengesho ashize mu bantu imbaraga z'umutima zigashira nta n'icyaha abo bantu badakura. Niko bimeze. Iyo bavuye i Nyanza bakagera i Kigali bakareka amasengesho bicara kuri kontwari bakagereka akaguru ku kandi bagasaba mitsingi nta kibazo. Iyo bagarutse baza bambaye imyenda mishya bavuye i Kigali kwigabura akavuga ati nanjye burya nakomeje gukizwa. Jisho ryanjye rero ntirigera i Kigali ayabadiyakoni ntahagera amasantima akabaraje kavuga bati nyamara nubwo amaze amezi 3 ubuhamya twumvise ni sawa. Akabahamagaye urupfu aho guhamagara ubugingo. Ko biravuga ngo nicyo gituma imbaraga zabo zishira ngo bagahorana uburwayi butarangira ngo nuko baririye kurarya ameza batabanje kubitekerezaho no kweza. Abandi bakahavana imbaraga bavuga indimi nshya nawe akahavana ikibazo agatahana icyo kibazo akakicara niwe mu nzu akagikururiye umugore n'abana umuvumo ukinjira iwabo abadayimoni ntibahava. Bani dutabara nivugiraga biwacu iyo bavuye inaha sinzi abinaha iyo bagiye mu yepfo ko babigenza ariko umenya n'uwavanga akajya nk'iremera batanamumenya kubera ko itorero ryaragwiriye nawe ntiyatinye. Ariko icyo narimvuze rata amutumaho indi nshuro ngo akimutumaho nawe akora strategy zose ngo ahita avuga ati nibutse yuko sogokuru wanjye yagiranye amasezerano na sekuru umwami utegeka mu Egiputa. Ubu ngubu ngiye gutumaho abantu ba Egiputa bagaruke tuvugurura aya masezerano. Niyo nzira yendaga kuzaca amateye yazamutse ndeba ukuntu nabahendahenda guhamagara umwami wa muri Egiputa hafi aho. Aramubwira ati sha ntuzi ko data na so bagiranye amasezerano yo gutabarana undi ati ndabizi none umubishamireye nabarenda kuntera ndagusaba kutazamuha inzira. Ariko ngo akimubwira ibyo abantu masengesho baba batangiye nabiki akazi. Undi rero
kababwira ikibazo gikomeye, amutumaho. Muri kiriya gihe habagaho indimi zikoreshwa muri correspondance z'abayobozi, bagiraga indimi zikoreshwa muri correspondance y'abayobozi. Uyu munsi mu Rwanda twemera indimi 3 zikoreshwa muri correspondance mu Rwanda. Bakoresha Ikinyarwanda, bakoresha Icyongereza n'Igifaransa. Siko bigenda? Nta muntu uzi ndabona yanditse ibaruwa y'Igiswahili. Ariwe mwabonye mwebwe abantu muri amukora muri ministeri, mwari mwabona ibaruwa y'Igiswahili cyangwa y'Ikirundi cyangwa Ikigande? Ni Icyongereza, ni Ikinyarwanda se cyangwa Igifaransa? Noneho rero uyu muntu wiswe Rabushake batumye ngo yari umuhanga mu rurimi rw'Abisirayeli, ngo aramubwira ngo nugenda ukavuga ururimi rwabo, abaturage bose bakikije umwami w'Abisirayeli Hezekiya bakumva ibyo mutumyeho, bakibuka ibyo nakoze ubwashize, icyambere bazahita bamuha induru, bazagira ubwoba, batere kugira ibintu bakorera mu myenda yabo, mu mazina yabyo. Mbese bamwe bazatangira bakore ibyo bita shotiko, bivuze nyine kugira ngo abandi bafata amabuye bavuge bati wa mwami waho kutwiyicisha, twe tuzakwiyicire mbere. Aba bagabo bazaza bameze nabi. Ngo yaraje avuga ngo iki? Yaravuga ngo umwami mukuru, iri turaryanze mu izina rya Yesu, ngo umwami mukuru umwami wa Ashuri arantumye, ibi mubwira nutabyemera azazamukana ingabo ze, nkurahije Uwiteka, niba ingabo ze zabona umukungugu zihagarara hano ku butaka bwabo. Ugasobanura ubwinshi bwazo, murabyumvise? Nazamuka akabona ahagarara, Mana zizabimo. Iyo barahiraga batyo babaga bavuze ikintu gikomeye cyane, yabaga ari indahiro iteye ubwo. Aravuga ngo none arambwiye ngo byose bizane, kandi niba utabikoze uvuge none ahite abazamuke. Undahita nawe yihuta vuba cyane, aramubwira atoya ntabyo nzanye. Aramubwira ngo mu kindi mu byo yantumye yavuze ngo aba bantu bo mu Egiputa wiringiye, umeze nk'umuntu wiringiye urubingo rusadutse, urwishingikirije ugahagarara, rwagusatura mu ntoki rukaguhindura inyama ubwarwo, muri make ntacyo rwakumarira. Cyo vuze muracyumva? Muri twe hari uwafata urubingo rusadutse akarwiyegeramiza akavuga ati ndarwicumba dore navunitse. Urumva ko gasuzuguro ko Bibiliya yaranangaje, uziko ivuga n'ibintu n'uyu munsi uvuga ukumva ibyo ari byo, kandi byarabaye kera cyane. Muzi imyaka bandikiyemo ibi bitabo ni kera cyane, ariko umva nta n'uyu munsi urubingo nta warwishingikirizaho. N'iri teraniro bose mbonye bakana baravuga bati turabona nta warwishingikirizaho, kandi uko niko kuri. Amahirwe itorero rya none rifite, dufite uwo twishingikirizaho watsindiye isomo. Ngo bamaze kubimubwira rero aravuga ati ntacyo, abo banyegiputa sabo kwiringirwa, nanjye ndabyemera. Haleluya, nanjye ndabyemera batarabo kwiringirwa, ariko kandi uwo twiringiye watabaye ahashize, Imana y'Abisirayeli itakwemera aka gasuzuguro dusuzuguwe n'umwami wa Ashuri. Mugende mumubwire ngo turabyanze. Amusubirira mwe muhanuzi wa kera. Baragenda, ngo bakigerayo ahita ategura igitero simusiga, ngo atarahaguruka iwe mu rugo, ngo azamuka aze gutera. Ngo Imana ihita isanga umwami w'Abisirayeli, iramubwira ngo genda kwemereye intsinzi, kandi agira ngo abe ari wowe umanuka, ntutegereze ko atera. Ngo abayohereje igitero, ngo igitero cyaragiye. Ngo ni muri cya gitabo cya mbere cyo muri Yesaya, ngo igitero kikigenda ngo bagihaguruka, ngo umwami wa Ashuri yagiye kumva yumva imirindi y'abantu, ngo yohereza ingabo ngo nimundebere hanze ikibaya. Ngo barebye baramubwira ngo tubonye ingabo zizimagije ikirere cyose, kandi ingabo tubonye ntaho wazicikira ndakurahi. Ngo yinagurira ku igare arahunga. Agira ate? Imana ibanzanira imbaraga zituma ibibahiga bihunga, ibambera imbaraga zakwirukana ibibahiga. Imana ikora mu kigega cy'imbaraga ifite, ikumbera imbaraga zatuma ibiguhiga bihunga. Bihiga ubugingo bwawe, bihiga ubukumi bwawe, bihiga agakiza kawe. Nicyo ariko Imana ifite imbaraga zo kugufasha kubirwanya.
aha rero twasomye nta ntambara yindi yahabaye. Haleluya. Ho nta yindi yahabaye. Icyabaye ni iki? Ngo bo ubwabo mu gicuku kimwe, ngo amaze gufata icyemezo, amaze kwiyemeza kuzamuka no kurimbura Abayisiraheli, ngo Imana yahise igaba igitero mu ijuru, ngo isanga ingabo ze ku rugerero, ngo zose nta n'imwe isigaye, zisinzirira guhera. Gute? Ngo abyutse mu gitondo, ngo bakangura umwe basanga wapi, bakangura uwa kabiri wapi, ngo bajye kureba basanga ingabo zose Uwiteka yahanyuranye imbaraga zidasanzwe. Ngo ahita afata icyemezo aravuga ati noneho rero reka mve hano subire mu mudugudu wo hirya iwacu, ngende njye gushimira Imana ko nge ndokotse, ko nge ndokotse. Ariko Imana yari yarabwiye Hezekiya, iramubwira turi ku mwami wa Ashuru, namara kuhagera uzatuze genza uko nzarwana, kandi uriya mwami nzaca agasuzuguro. Jewe nzakurikirana uriya mwami, ntabwo nzamutsinda ku rugamba. Nzakora ikidasanzwe kizatuma amenya yuko abo yateye ari ubwoko bw'Imana. Kandi icyo nzakora icyo nta yindi ntambara aba bantu bazatera mu Bisiraheli. Icyo ngicyo kizaba kirangije ibintu byose. Mu gitondo kare ngo aragenda ageze wajya mu ngoro y'ikigirwamana kiwabo, ngo yegama amaragarama aravuga ati ndagushimira Dagoni wacu ko ntabaye ku rugamba nge nkaba ntapfuye. Ngo abahungu be yibyari ngo binjiramo bamusanga, bazana uburakari n'umubabaro mwinshi w'uko ingabo z'igihugu cyabo cya Ashuru zishiriye ku rugerero, ngo baba barimo bazana inkota bayicumita se bamutsinda. Mana ibirangije ikibazo, kandi kirangije idafitiye amaboko mu banyamahanga. Hari imbaraga Imana yakoresha muri iri teraniro zarangiza ikibazo umaranye iminsi. Hari imbaraga Imana yakoresha muri iri teraniro abarozi barari wawe ntibazagaruka utavuze. Hari imbaraga Imana yakoresha abo bukwe abantu bazinze bukabohoka bukaba bwo. Hari imbaraga Imana yakoresha ikazahura itorero ikibuka ko mwasenze. Hari imbaraga z'Imana zikorana n'abantu bayo zirutiza abantu, itagitira abantu amaboko ngo ikore, igakoresha izihara. Imana ishimwe cyane. Irangije iki ngiki ndagira ngo mbabwire ibi ngibi, nta bundi nta yindi shiro aba bantu bitwa Abashuru bongeye gutekereza gutera Abisirayeli. Kubera iki? Bari babonye gasopo Imana yari ishyizemo, noneho urenga nkumoni. Iravuga iti kinkoze nimwihanukira indi shuro mukakirenga, nzazana izirutizi nkoresheje none. Mbibutse ko Imana ifite imbaraga zinyuranye cyane nuko uzitekereza. Kubera iki? Aha mwese uko mungana ntimuzizi kimwe. Abantu bose muri aha ntabwo muzizi kimwe. Kubera iki? Ibyo yakoze mu buzima bwanyu ntibingana, ariko mwese uwo yakoreye byinshi kuruta undi ni wowe wenyine, ni wowe wenyine. Nta n'umwe yakoreye ibingana n'ibyo yakoreye undi. Wavuga uti igihe yampaye kubyara yarabikoze, yaguhaye urubyaro ntihabwe icyubahiro, ariko jyewe yarumpaye igiriye neza kurusha wowe. Kubera iki? Nabonaga ubuzima burangiye, umwana ajyanye na nyina, mbona nyina arazutse. Iri shimwe ndaryisangije kubera yuko nigize umubabaro w'uko nari kuba mbayeho uyu muntu adahari. Nawe ufite ukundi kuntu yabigenje tudahari, bigutera mu mutima wawe kuvuga uti bikoze nzayigumaho. Nibapanga iteraniro zaba ririmo, nibavuga ya nimugoroba nzi, nibavuga niba turebyuke, nzayikorera bitewe n'ikikoze, kandi nzayiguma iruhande. Bashumba bugeri b'iri torero, aba bose mureba bazanwa n'icyo bakuye ku Mana, kandi icyo bayikuyeho cyabateye kuyikunda.
nimubona baje ari benshi mujye mumenya ngo yakoze cyane, nimubona baje ari bake mujye mumenya ngo yarakoze ntiyarorereye, ariko amashimwe aba baje bafite haruta y'abataraza. Nta n'ikindi burya, nta n'ikindi gipimo tugira cyo kurebera. Principe zima nizo ngira ngo soreze, hanyuma tuvuge yaza buri duhagurutse twese turaza kuyivuga, dusabe Imana umugisha. Nta bintu byinshi turashaka kubabwira, ni ibyo bita amahame, amahame y'ijambo ry'Imana. Icyambere, iyi Mana twiringira twemere, dufite ibihamya by'uko ari Imana ikora. Ibi byo ntibivuguruzwa. Uyu muririmbyi yavuze ati ntawe uzagusuzugura ngo kuvuge nabi mari. Twebwe tuvuga ibi, dufite ibihamya by'uko ikora. Abo tubifatanije haleluya, murabyemera namwe? Cya kabiri, iyi Mana twiringira, iyi twiringira ifite imbaraga zikora mwese mudahari. Hambere aho tuvuye muri Pasika, nimusoma muzabona Imana yohereje marayika mu gitondo cyo mu museso ku munsi wa kangahe, ngo yicara hejuru y'igitare arakibirindura. Agira ati muzaperereze musome, muzasanga abasirikare bari bahari kandi bari bikwije. Muzambariza aho uwo marayika yanyuze ntibamurase, n'ibigurizi bari bagerekewe byo kuza gukurikirana ibye. Ibyo biravuga ngo amasezerano y'Imana ntaraswa. Bivuga ngo iki? Amasezerano ntiyaraswa. Aba rero bari ku rugamba rwo gukiranuka, iyo yikatishije mu mujyi akaronka 500, 500 ntashobora kuyageza imuhira, kuko iyo ageze imuhira agwa mu muriro, ayasiga ku rusengero akavuga ati reka yanjye yaraya. Nyamwanga iyo byavuye rero ngo yemye amatu wamuhaye. Suko nawe wabamora n'umudiho nabonye ubyina. Warara wicaye aha nawe uteye utyo. Oye nibikabe we nibikabe. Nyamwanga iyo byavuye ngo umuntu yamuhaye inka bukeye ize zirateka, ngo arasimbuka aramubwira ati se ku yawe yabyaye ntiwankamira ko abana benda kurwara ubwoba. Aravuga tuzabaze gukamira. Aravuga ati ye, uzi yuko Imana ifungurira abantu ikabaha ubuzima n'imibereho, ikabaha ibintu byose ntigire ikibima, ariko yabasaba kimwe cy'icumi bagavuga bati reka reka uzimenye Mana turabizi nturya amafaranga, turabizi nturya amafaranga, ariko ukuri kuriho nta mugisha ntawo w'abantu batazi gukorera Imana. Ntabwo umugisha bawusengera nubwo wamarana iminsi 40, umugisha barawukorera. Nimubona abantu Imana ibateza imbere bigize imbere, muzihangane ntimuzagira ishyari kuko babazi no kubigenza neza. Aya maboko mubona dufite, uku kuratanga, uku kakira, ayawe ujye uyabika yose ntacyo, ariko hari igihe azashira nta yandi wagiriye kakubeho. Watanze amafaranga azatunga menshi, nzakavuga ngarutse. Irindi hame Bibiri iravuga ngo utize ntibishoboka ko ayinezeza. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga yuko icyagukerereje kiguheza aho watinze ni ugutizera. Kwizera ni iki rero? Bibiri iravuga ngo nukumenya neza udashidikanya ko ibi bintu byavuzwe nayo bizagira bite. So mbabwire gute ko kwizera ibyo ari byo? Umva kwizera icyo bivuze. Tuza ahangaha tubabaye, tugasiganya n'inzu yateyeho avuga ati ayo mafaranga arihe, tukaza imbere y'Imana, Mana waduhaye icyo twishyura inzu. Umuhanuzi akaza yiruka akavuga atopfuka Uwiteka avuganye nawe, aravuze ngo azakubakira inzu nziza muri Kigali, aravuze ngo uyu munsi uraburara ariko hari igihe uzasigaza.
aravuze ngo barakwirukana mu nzu ariko nawe uzagira izo ukodesha. Umuntu agahita yoyongera ibiro agataha ameze nk'uwishyuye inzu kandi nta mafaranga ataha, ariko ivuganye nawe, haleluya, ivuganye nawe izabikora byanze bikunze. Hano hirya mu Ruhango umugabo yatse ideni rya miliyoni 12 agura Daihatsu. Umugore aramubwira ati mutware wanjye turatanga icyacu kugira ngo Imana izahe umugisha imishinga dufite. Umugabo aravuga ati wa mugore, ishyuha ry'abagore ndarizi, 1,200,000 ndayajyana. Mudamu ati nyamara agiye narasenze Imana imbwira ko izaduha umugisha. Ngo bajya impaka, bigera ubwo bahamagara pare na marene baza mu rubanza, ariko birangira icyemezo kibaye gutanga icyacu. Baragitanga, bagura Daihatsu bajya kuzana ibirayi mu Ruhengeri. Inshuro 2-3 ku nshuro ya 4 Daihatsu yitura hasi, iva mu muhanda isiga umugabo imwishe. Iyi ntigira ubwoba, iyi ngiyi nta bwoba. Iyi ngiyi iyo yaravuze ngo yavutse itagira ubwo, aravuga ngo narayibonye, ngo yaravutse ariko yavutse itagira. Hari ibintu Imana ikora ukabona ko itagira ubwo. Amafaranga barashize rega, banki buri cyo yishyurwa, bazo biravuka ngo bagahamagara umudamu bati urazana amafaranga cyangwa tuzateza inzu. Ibintu byose birayoberana, icyemezo kirafatwa ko inzu bazagira gute, bazayigurisha. Nivugiraga Imana sha Imana, ngo icyemezo kimaze gufatwa umudamu arasenga akabwira Imana ati ko natanze icyacu, basi ngarurira icyacu naguhaye, aziba icyuho cy'iminsi 3, mbe ndi muri iyi nzu nibura amezi 2, bazayijyane nyuma yaho. Ikamubwira iti nduwiteka nazamuye indibendera ku buzima bwawe, ntabwo rizamanuka, ntawe uzagusuzugura. Kavuga ati giye kujya kuntuza ahandi hantu inkura kuko barahaguraho, ariko izarizamurire. Imana ikavuga itoya naha. Hari ibintu abashumba tutemera, please. Bene ubu buhanuzi ntimugire ngo nabwemera nanjye aho nyobora. Baguca bagurisha umuhanuzi avuga ati nzazamura ibendera. Mwihangane bahanuzi, nuko duteye nuko twahamaga, tubyemera biruhanije. Bene ubwo buhanuzi mu bwiza nuko bujyana muhiruka bumubwira pasiteri ntabumenye, kuko twebwe dutanga inama, ariko mu by'ukuri hari ibintu biba bikomeye. Mudamu ngo biri hafi kurangira, mudamu undi mugenzi we araza aramubwira ati Imana irambwiye ngo hari ahantu Imana ibitse amafaranga menshi yitwa muri Beneri Kigali, tuzajye kuzana amafaranga. Bafata itike ngo baraza mu Kiyovu kuri Beneri hariya, ngo bakora strategy yo kuzenguruka hari imbere hafi aho ngaho, bavuga bati Imana ariya si amafaranga, wabuzemo amafaranga yo kuturengera no kudutabara. Bakavuga n'amazina y'abantu navuze hano, ariko bahari iwabo bavuga durutwa na kanaka, wamenye ibyago nagize akanyohereza 100 abana banjye bakaba baragiye kwiga. Ubu se nzaba ari we nizera kuruta uko nkwize. Ngo bakazenguruka, ngo kazenguruka akabona Gerard imara mu telefone wa banki, kavuga ati simwita uyu munsi, bayigurishe nzasange barayigurishije, niba Imana ibuza amafaranga muri iyi nzu. Mwara telefona ngo bigeze ku masaha 8, avuga ati reka mwitabe numva icyambwira. Arita Gerard mubyeyi uraho, ndatindaho, umerewe ute? Wapi ntakomeze. Yo ngufitiye inkuru nziza. Buriya tugenzuye tukajya mu madosiye, hari impapuro tutari dufite, ariko twasanze umugabo wawe yari yafashe ubwishingizi. Ubu dusanze nta deni ufite muri iyi banki. Mudamu atoya subiramo ibyo uvuze simbyumvise. Ahamagara mugenzi we ati soza amasengesho, igira hino wumve. Dusanze umutware yari afite ubwishingizi kandi bugomba kwishyura yose 100%. Ngo bapfukama rero hari imbere ya bene muzi ko epfa ngaho hari abahungu bameze bati
batapfuka amaho hari muhanda baravuga bati turakuzamurira icyubahiro, bandi bati abagore basariye mu kiyovu bayizamurira icyubahiro. Nababwiraga ngo ino Mana ifite amaboko, ino Mana ifite imbaraga, ino Mana yishyura imyenda, ino Mana ni se w'imfubyi, iyi Mana ni se w'abagabo n'abapfakazi mwese, iyi niyo nimwe beneyo. Niyo atanze itangazo Yesu mu gitabo cya Matayo, aravuga ati abarushe abaremerewe mwigire hino musange baruhure. Iyi ifite amaboko yo kubaha umugisha, iyi ifite amaboko yo kubakorera ibyo mudashoboye. Ikibazo ni ikihe? Utize ntibishoboka ko ayineze. Soza gatwita umugisha ni iki? Naho ngiye gusoreza mureba Zaburi ya 20 mwe muhashaka, ariko munandeba mbabwire amagambo make yabanza dusenge. Gatwita umugisha ni ubutunzi buba mu biganza by'Imana, ikabutanga mu gihe gikenewe. Hari ijambo riri muri Zaburi cyangwa mu migani rivuga ngo ijambo ryiza riziye mu gihe cyaryo, ngo rimeze nk'iki mama gisha. Rero igisobanuro cyawo si ikindi, ni uko icyo ngicyo Imana iguhaye gihinduka icyo kuyihesha. Ibintu byose yaguhaye bitayihesheje icyubahiro, uzareba undi ushaka wabiguhaye unabimwitirire. Ibyavuye mu biganza by'Imana, cyaturutse mu biganza by'Imana kuri wowe, ni icyaje kikayihesha icyubahiro. Hari ahantu haturuka ibintu hatari ku Mana, ntimuzabona babifite bose ngo mugire ngo niho byavuye. Oya, hari n'ahandi. Rero wowe wasenze ibisubizo bikagutera kuva ku Mana, ndibo gusengera uyu munsi ukizwe. Wowe wagowe ugahura n'intimba n'imibabaro bikagutera kwivovota no kuva ku Mana, nawe turagusengera. Kubera iki? Ihora ari Imana. Iyo dukize, iyo dukennye, iyo turi bazima, kandi iyo bitari iwacu biba biri ahandi, birimuka. Ntihazagira ukubeshya ntibizagume ngo bihatinde bihagume. Amaherezo abakuvugwa nabo bazavuga. Bamamagaye kuvuga ijambo ry'Imana mu cyunamo muri no minsi wacu, basomera igitabo cyitwa Obadiya, muzagisome kigira igice kimwe. Geze ku murongo wa 11 haravuga ngo uzagebwaho n'urubanza yewe Sabuwe, ko wahagaze mu marembo y'iwawe ugakumira abaturukaga kwa Yakobo, bariho bicwa, basahurwa, bamererwa nabi, bafindira ibikingi by'amarembo, ngo nawe urahagarara ntiwabatabaye, ntiwanababajwe n'amakuba bagize. Iravuga ngo kubera izo mpamvu ngo ndakugira inama ngo uce bugufi wihane, ngo kubera yuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uko wagenje kuzagezwa. Abishimira amakuba y'abandi nta mugisha muzabona. Murayahamagara ngo nabanguke n'iwanyu. Muragira muti abishimira amakuba y'abandi murayahamagara ngo namwe nabanguke natebuke. Abishimira umugisha Imana itanze ahandi barawubwira ngo niwacu nubanguke, ko banejejwe no kugeza no kubana. Umugisha rero igisobanuro cyabo kuri wowe uhita ugishaka igisubizo. Nibirya byose Imana yaguhaye bigahindukira ibyo kuyihesha icyubahiro. Nibiriya bavuga bati dukorera Imana, kavuga uti nibi nkoramo nkorera Imana. Nibiriya bavuga bati yarashonje, kavuga uti ijoro sinjye jyenyine, ijoro reka byiyake nawe arye, kuko nge maze iminsi ndyaho maze gatata burara. Ngibyo iby'umugisha, ngibyo bizana umugisha, nguwo umugisha. Umugisha rero Imana yahaga Abisiraheli harimo ibintu bitatu by'ingenzi. Cya mbere urubyaro, cya kabiri kubarinda ababisha babo, icya gatatu ari nacyo cyari gikomeye kuruta ibindi byose, ni ukubaha amakuru y'ikijuru ritekereza mu mishinga bafite. Nta munsi n'umwe Abisiraheli batabaye ngo batsindwe bagiye bavuganye n'Imana, ariko iyo batirimukaga itavuze barabakubitaga bagatanga ibitugu, akazagaruka ngerere. Iyo migisha itatu mvuze hano murayumvise? Mvuze urubyaro, mvuze kurindwa n'Imana, Imana ikakurinda ababisha, ariko mvuze no ko Imana itaguhisha mu maso hayo, ntiguhisha amakuru kucyo igutekereza. Hanyuma ibyo byombi bitatu mbabwiye bifite ibinyuranyo by'umuvumo. Niba hari umuvumo ukomeye ubaho, ni ugukubitwa no gutukwa n'umwana w'ibyari. Niba hari umuvumo uruta iyindi,
nuko Imana iguhana ikagutera umugongo igahereza ababisha bawe ibito. Barakudiha seriously. Ntabwo mwese abakubitwa none mukubitirwa umwuka wera n'Imana. Bamwe baranakubitirwa umuvumo, baranakubitirwa ko banze kumvira Imana. Nta kibazo no gusenga iminsi 15 muteranya ahangaha mukazasoza nta kimana ivuganye nawe. Cyaba ari icyago gikomeye uretse kwitabikora kuko mwese ntimwayihemukira icyarimwe. Harimo bamwe bayubashye bayikorera mu buryo butuma Imana itabasezerera itavuganye kandi n'ubivuganye. Zaburi ya 20 duhagurutse. Waba wagize ibyago ubaye wicaye iruhande rw'umuntu utifuriza umugisha. Subwo ikibazo cyaba ari uwo muntu cyangwa ikibazo cyaba ari wowe. Ibi rero tugiye kubivuga tubibwirana. Tugiye kuvuga tugiye kwatura umugisha. Nuko ngesenga ndajya kongera isengesho rito cyane. Mwayibonye? Mwayibonye? Uramubwira rero muke bukumurebe simvuze ngo muhe ikiganza ariko muvugane murebana. Muvugane twasomye rero. Murebana babiri murebe umubwire kandi ukumubwira nawe akubwira. Nta kundi udafite umwegereye yisura. Ariko uhita ubwira umutima wawe niba nta muntu kuri iruhande nawe ubwire. Erega natwe twihanura ibintu byiza. Buriya nimugire ngo nabaye pastor n'abantu yavuga ni kandi uzamupastor. Ntayavuga ni kandi mbona wa pastor mwiza mutima wawe. Haleluya! Umva rero ibyo mubwira, mubwire. Haravuze ngo Uwiteka kumvire ku munsi. Izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru. Ikoreze gutabarwa guturutse ahera h'urusengero. Iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose. Yemera igitambo cyawe cyokeje. Iguha icyo umutima wawe ushaka. Isohoza inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Iteka sohoza ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Azamusubirisha imbaraga z'agakiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Bamwe barunamye baragwa, ariko twe turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami kandi dusubize uko tukwambaje. Dusenge dutegeye Imana amaboko. Mana yacu, twatuye umugisha muri iri teraniro. Turavuga imbaraga zikorana n'abera. Turavuga imbaraga zidatsindwa ku rugamba. Turavuga imbaraga zikura abantu kure zikabageza i Kigali. Turavuga imbaraga z'ishuri inzu. Turavuga imbaraga zubaka etaje. Turavuga imbaraga zirema ibitangaza. Turavuga imbaraga zitanga agakiza. Turavuga imbaraga zizura. Turavuga imbaraga zibeshaho. Turavuga imbaraga zisumba byose. Ibintu bisohoresha umwete n'imbaraga kugira ngo abaseje bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Yerekane nk'Imana ishobora byose. Zamura ibendera ryo kunesha kwa gasozi. Bimenyekane ko basenze. Imigoroba bafashe bazi imbere y'Imana. Aya masengesho nabyare nakora ibidasanzwe. Bimenyekane ko ari wowe Uwiteka. Urakoze. Aya mashini impundu ni ibyawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nta mugisha ubaho w'abanyabyaha n'abapagani. Hari umuntu uri muri iri teraniro udakijijwe ngo yigire hafi agende musengeye. Gira utya ngo usengere. Gira utya niba uhari. Utazaneshwa n'ababisha wari uri muri iri teraniro kandi Imana ikavuga wumva. Uvuga uti genda umva ashaka gukizwa neza. Ndumva ashaka kwegera umwami Yesu akambabarira ibyaha.
ndareba hose impande zose ndeba umuntu ushaka gukizwa. Iyizire mama, ihagurukire wowe rata, ihagurukire uzane. Iyizire naho twanyuze